reka ngusuze wowe ubana natwe uyu munsi wa none ngwifurize umugisha w'Imana amahoro n'amahirwe atuba kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho witeka Imana akurindane n'abawe bose aguhe impagarike ndetse n'ubugingo witeka Imana akugire neza nyuma kamwe kumwe na Pastor Shimiye aho kandi imbere kamwe kumwe na mukozi w'Imana Robert umungu w'Imana n'abanyarwanda Robert kame icumwe cyiza kuri twese mushumba mumeze mute meze neza ramahoro cha ewana fresh kabisa nanjye ndamahoro ndashima Imana cyumwe cyagenze neza yego cyagenze neza urabona ko tugisoje amahoro mukanya ndagwamagana kugana ingwino te message nshaka gutambutsa ibyo rero ngiye kubaza yego imessage twihuse kwa abantu batwumva nano turibuze gutinda kuko ni message ntabwo tubize kuyivuga ibintu byinshi cyane message Imana yaguhaye imeze gute mbere yo gusa ngo umbwire message reka maze mbwire abantu badukurikiranye kora subscribe yego kora like commentaire witerekemo Imana iguhumugisha yego Robert message semaze senge reka nsenge senga turagushimiye kuduhaye uyu munsi mwiza ngo tuwishimiremo izina ryo ntabwo icyubahiro twemerere tube ibikoresho byawe by'icyubahiro amavase d'honneur uvugiramo ntaba ari twebwe ahubwo icyo ushaka gikorwa mu isi nko gikorwa mu ijuru ibyo ushima ko tutambutsa muri iki kiganiro umwuka wawe wera ari ubiyobora ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bidutwikire kandi amatwi agiye kubyumva yumvisha imbaraga z'urukundo rwawe rwinshi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen yego pastor nishimiye ko unyakiye reka nakire n'abantu badukurikiye bahe ikaze Imana amone ikomeze ibishimira kandi mukomeze mugire ibihe byiza bo manje kwisegura ku bantu badukurikiye turi mu gihe kitoroheye abitwa abahanuzi yewe nabigisha n'abandi muri rusange kuko kandi ni koko yego niki simeze uyu munsi ubuhanuzi bw'uyu munsi bukwiye kwakirwa mu buryo bumeze kurya ifi nko kurya ifi w'ijonjora urabizi ko ifi banko ntabwo yimira nkuko bumira inyama y'inkoko cyangwa iyinka yego impamvu mbivuze murabizi ko dufite abahanuzi ba Satani yego tukagira binda yego tukagira n'abahanuzi b'Imana abantu rero badafite umwuka wo gurobanura imyuka bose babafatira mu gatebo kamwe bakunja kunjere ariko reka mbabwire ngewe uruhande ndimo ngende umuhanuzi w'Imana ndabyihamiriza cyane n'umwuka w'Imana ukurimo yego nawe ubwawe hanyuma ubu butumwa ngiye gutambutsa mukanya ntabwo uyu munsi nigeze njya gusenga ntabwo nigeze njya ku rusengero nirambitse ndyamyeho numva ijwi pastor ry'igitsure sinzi niba uri kumva ijwi ry'igitsure ndaryumva rimbwira ngo naragutumye wanga kuntumikira urangomera wigira ushaka kwigira nk'ikiremwa naremye kuruta ibindi byose byansuzuguye kahare ndavuga ni Mana aha warogowe aha ngaho ndatumika n'ubutumwa mfite impamvu mbivuze ni iyi minsi yashize Imana yamaye message ndavuga anyihorere none warumaranye iminsi kumwe donc urabona ko nazanye agenda ndabibona sibyo babirebe kumwe bibiri vanga umwuka agenwa na nyirawo yego hari ibintu wumva logique yawe n'ibitekerezo byawe ukumva nyine ukabati oya reka ibintu reka kwigwa mbitambutse yego rero ijwi niryo ryatumye mfatana n'abandi kambitambuka kambivuga byose ni ahandi nijoro ndyamye nijoro ku munsi w'ejo kwa gatandatu ngo ni ijoro ryo kwa gatandatu yego nabwo numvishijwe raza abantu batemera uko Imana ivuga Imana ivugana n'abantu mu buryo bune Bibiliya yemera cyane rwose ivuga ko ivugana n'abantu bayo mu bicuku bya nijoro bashyizweyo kugira ngo igamburuze ivuguruze imigambi yabo ikavugana n'abantu bayo mu mbona nkubone cyane sibyo vizavi korali Jova Jene yavuze niyo yandirimbira ngo ndabona ikiganza cyandika yego uretse urumva donc nicyo bita iyerekwa manje kubisigura kugira ngo abantu babyumve neza nubwo Imana yageze kwiyamiriza witwa Miriam na Aroni iravuga ati mwebwe mvugana namwe nijoro mushyizweyo
ariko umugaragu wanjye yitwa Mose tuvugana imbona nkubone. Ahandi hantu Imana ivugira ni mu ijambo ryayo kuba yemera, kuko urabizi ko Bibiliya ari n'abatayemera. Rero ririya ni ijambo ry'Imana kubumva umwuka waryandikishije, kuko hari n'abayisoma bunyuguti cyangwa se bakayijya kwishakamo imbaraga z'isi y'umwijima kugira ngo babone uko ubuhanuzi butenze cyane. Hari n'abashingira no kuri ubu buhanuzi tuba dutanze, yego, noneho ikabyo no mu kanwa k'abahanuzi, yego. Hanyuma ndyamye nijoro numva ijwi rimbwira amaye ubutumwa bubiri, ubwo ndagenda bitambutsa step by step. Yego, numva ijwi rirambwira ngo mbwire itorero. Iyo tuvuze itorero ni abantu bose bari mu mukumbi muto cyangwa se bizera ko Yesu ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Atari kwa kundi umuntu ngo ngiye ngo nizerera muri Pasteur Ishimiye, sibyo? Ngewe nizera kana abantu bafite umujyo, ubwo nabo ndi kubwira impamvu bishyizeho umucyo nayo ndayikubwira Pasteur, sibyo? Abantu bizera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, sibyo? Ngo mbabwire ngo Imana igiye gutwara umugeni wayo, igiye gutwara itorero. Iryo jwi rambwira ngo ninze gatoya ntago nasanga nta n'umwe ukinyizera muri iyi si, ngiye gutwara umugeni wanjye. Yego, umugeni ije kumutwara. Yego. Kabiri, ubwo n'ibyajwi numvishe nijoro ndakumva hari irimbyo kijero nanga arimbwira ngo uransuzuguye nkuko nareze cyangwa nareze umwana, nareze ikiremwa kiruta ibindi biremwa byose kikansuzugura. Bo muri iryo jwi rya nijoro ryongeye kumbwira rirambwira ngo mbwire abantu bubatse umuryango, umugore n'umugabo. Umugore message ya kabiri. Yego. Abagabo n'abagore babohokane byuzuye kandi by'ukuri. Abagabo n'abagore bankurikiye bari mu itorero, iyi message areba itorero pastor, sibyo? Rya Kristo. None se wenda iyi y'abagore ntiyabireba abantu bose? Ubwo ndi kutambutsa message uko nayihawe. Message nyine abagabo n'abagore babohokane byuzuye kandi by'ukuri. Reka mvuge kuri iki ngiki. Uyu munsi dufite abagabo n'abagore bitwa ngo barasenga, sibyo? Yego. Baremeraniwe, kuremeranirwa sinzi niwe kumva iryo jambo. Ndabyumva cyane, mbese babohanye mu mitima yabo. Ntawe ubwabo bazi ko badashijijwe neza. Babohanye icyo bita kubohana. Akajya kuririmba abohanye n'umugabo we, akajya gusenga abohanye n'umugabo we. Yego. Ijwi ry'Imana ryambwiye ngo abo bantu babohokane kandi biyunge by'ukuri. Cyane cyane icyaha cyitwa icyaha cy'iki cy'ubusambanyi n'icyaha cy'agasuzuguro. Yego. Babohokane byuzuye kandi by'ukuri. Kankomeze. Komeze. Mu minsi yashize nagize iyerekwa rero iryo nanze gutambutsa. Ari ryo Imana yakubwiye ati waransuzuguye. Yego. Nabonye umurima munini, urabona abantu bahinzi bari barwiyemeza mirimo. Yego. Mbona umurima munini pasta amaso yanjye ntabwo yabashaka kuwuheza. Mbona harimo abantu benshi bari guhinga b'abahinzi, mbona harimo abakapita benshi, sibyo? Bahagarariye abo bantu bari guhinga. Mbona umurima munini pasta, naga amaso yanjye yawuhezaga. Yego. Mbona urimo abahinzi benshi, mbona harimo nabo nakwita abakapita bahingisha abo bahinzi. Barahinga ariko ukabona bari guhinga bameze nk'abarushanwa, urukumva bahinga basiba, icyo bita guhinga usiba. Abantu bahinze barabizi. Yego, guhinga usiba, guhinga usiba no kuzana ubutaka ko butereka hejuru ubundi cyo gahinga nabi. Nabonaga bahinga basiba birukanga nyine ngo kugira ngo bahembwe, nabo bakafita bagati mugire bava mubona ibihembo byanyu, ariko aho bimutse ya ntabire bakimara guhinga nkabona hari kuzamukira mu rwiri, hazamukiramo icyo bita ibyatsi urwiri.
ibyatsi byitwa urwiri. yego Bahita baza kureba wa mukoresha wabo wari uri kubahagararira. Numva arababwiye ngo mwese ibyo mwahingaga nababonye n'uburyo mwahingagamo nababonye. Atoranyamo abagabo nka 4, nabone ari nk'abagabo nka 4 n'abahinzi babo. yego Aravuga ngo mwebwe muhagarare hari na ndeba hose, nubwo nimukibwire ngo mamuje kumembesha ndeba hose. Arababwira ngo nimusubireyo mugende muhinge neza kandi muri kurandura iki urwiri murukuremo. Baba kapita n'abahinzi bamwe batangira kwivumbura bavuga ati reka ibyo bihembo byawe ushaka kubijyana bigumane sibyo. Barivumbura baragenda bavuga ngo ntago bazaburundi shebuja. Mbona abandi bahinzi bakeya n'abandi bakapita bakeya baragiye basubiramo, baragenda barahinga neza, barandura rwiri. Bageze igihe cyo guhemba, wa mukoresha afata bya bihembo yari guhemba babantu bose. Arabifata bihemba babandi basubiyemo. Aravuga ngo umurima wanjye nuko nawifuzaga, nuko nifuzaga ko umurima wanjye ugenda. Nikiri muri iryo yerekwa mbona ahantu mu kibaya, nabonaga bameze iwacu ku ivuko iwacu hari ahantu hari ikibaya. Nabonaga hameze, urabona nka hano mu nganda no muri zone, nabonaga ari nk'icyanya cy'insengero. Icyanya cy'isengero, donc ari insengero zigiye zitandukanye, kuko numvaga bari guhuza bacuranga imiziki abangaba basenga bigiye bitandukanye, nkuko n'uyu munsi abantu bagenda basenga bigiye bitandukanye. Noneho basoje abasenga nkabona hari inzira bari kuzamuka, bazamuka bavuga ngo gusenga kwacu kurarangiye ngo reka tujye mu nzira twahamagariwe. Mbona iyo nzira bazamukaga bahageze nsanga hari ikintu kimeze nka barriere. Hahagaze umumarayika, nabonaga ari umumarayika afite inkota. Arangije abwira abo bantu, aravuga ati rero igihe kirageze. Hari ahantu hubatse amatuwarete menshi, urabona n'amatuwarete aba ku magereza cyangwa se ku mashuri cyangwa muri za gare, nka ziriya zo kuri gare, Imana igumugesha. N'ahandi hantu hari inzu, nabonaga ari inzu imeze ariko imeze nk'ikimoteri. Aravuga ati umuntu wemera kwinjira donc kuri urubembo ngo yinjiremo arwinjiremo, ni umuntu ujya nabonaga bajya babyita kwiruka iyo warwaye nk'inzoka cyagiye kujya kuri toilette. Uwemera kudiyara ibintu amaze kurira hasi muri cya kibaya. Akavuga ati uwumva aradiyara nyure hano, uri kumva? Ni icyo cyatumye mvuga ati kusi message mukanyihorere, uri kumva? Uwumva aradiyara, uwumva arakoresha inzira yo kudiyara nagenda akoresha indi, numva arakoresha inzira yo kunyuza hejuru nagenda agira gute? Anyure hari. Mbona abantu baranza barakareka ngo ntabwo najya kudiyara nanzoka ndwaye. Bongera bisubira muri cya kibaya. Barongera bisubira bati kandi isubire mu materaniro, isubire kujya gusenga. Uri kumva? Nkabona abantu bamwe bafashe umwanzuro bati reka njye kuruka ibyo nariye disi. Abandi numva ijwi rirambwiye ngo mbwira abantu benshi kugira ngo binjire mu rurembo rujya muri Siyoni bagomba kuruka inyigisho mbi bariye. Bagomba kuruka inyigisho mbi bariye bagotomeye. Marayika wanyerekaga arambwira ngo buretse gatoya urebe. Ndagunya nitegereza amaso. Ba bantu basubiye muri cya kibaya, nabonaga ari ikibaya kimeze nk'inganda nyine zirimo insengero nyinshi cyane. Nagiye kubona mbona ikintu kimeze nka sirikwi y'amashanyarazi muri kubona. Ifashe cya kibaya cyose iragitwika. Kirashya n'abari barimo bose barashya baratokombera. Harokoka ba bantu bagize gute, bafashe umwanzuro wo kwemera ibyo bagize gute babaga. Kuko baravugaga niba udahisemo kunyura muri iyo nzira cyangwa nahangaho ongera usubire muri cya kibaya. Abantu benshi barongera bisubira muri cya kibaya, basubirayo bavuga kanisubire mu materaniro. Niko bavugaga banya kanisubire mu materaniro aracyariimbanije, uri kumva? N'ubundi dufite amasengesho, bumvaga bamwe rwango dufite amasengesho nk'imisi 70 ngo dufite ngo ayandi ngo 120 ngo abandi 40 ngo kanisubire muri ya materaniro. Ngiye kubona mbona cya kibaya cyose gisa nk'ikibaye iki muyonga kirashya. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo abantu benshi banze kumva ijambo ry'Imana ngo baribike ku mutima wabo, ariko igihe kirageze ngo umuntu agororwe ibyo yakoze. Ni donc urumva iyo message nari natinye kwitambutsa, Imana yakubwira ngo aguruka. Yego, irambwira ati nagutumye uraceceka ariko ukwiye kubwira itorero. Rero mukanya nibwo mvuze ni ubu noneho rero ku bantu bazi Imana iyo yisuzuguye ushaka kukugendekera nk'ibyo kwande kwa Yona. Nibo bizi se ukaba nka Yona.
bishatse kuvuga ko rero itorero Mm. Imana iritumyeho yego ko rikwiye kuba ibyera, kwezwa no kuba maso, kuko umwana w'umuntu agiye kuricyura. bakakira ijambo ry'Imana ry'ukuri, yego bakava muri jimu, yego kuko umugeni we aratashye. abagabo n'abagore mwashakanye reka nkoresha iri jambo, mumeze nk'abubakiye kuri rwa rwiri nabonye. Yego, namwe mushaka ukuntu musubira inyuma murandura urwiri kugira ngo mubone mubane uko amahoro. mubana amahoro. wa mwanya wawe nujujeho, si n'aba bitorero gusa, n'abo mu buzima busanzwe, abantu bose, abadamu n'abagabo mukwiye kubana mu mahoro, mukabohokana. cyane cyane mbisubiremo, icyaha cyitwa ubusambanyi n'icyaha cy'agasuzuguro Imana ikugishinza abagabo n'abagore, cyane cyane abo mu itorero, ubwo n'abandi muri rusange. Pastor message yanjye nayifite niyo ngiyo. Imana iha umugisha umuntu wese maze kutwumva, kuko message nakwisobanura, message nakwidebata, ahubwo umuntu wese akore iki jambo ry'Imana gize gute rimubwiye. Iki Imana, niba wizera Imana ukaba wumva Imana neza, Robert, jewe ndi umuntu wumva Imana, jewe Imana ivuze Robert buriya nyumva kubi, Imana iravuze rero, ahubwo inshuti yanjye umva icyo Imana ivuze, hinduka umukristo uhiye, menya ibyo uri kwakira, menya aho usengera ni hehe, ese bimeze bite. Hanyuma abagore n'abagabo namwe ni mwezwe kugira ngo Imana ibaho, kuko byanga bikunda umugeni aratashye. Imana iguha umugisha Robert, reka dusenga Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye ko uri Imana ikomeye, turagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite, uri Uwiteka mu izina rya Yesu. Dusengeye itorero ryose kugira ngo rigire neza, kandi ubuntu bwawe n'amahoro yawe bize kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikiganza cyawe gikomeye kigote umuntu wese, kandi umugisha wawe no gukomera kwawe bitubonekeho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.